Hello my people, mumeze mute? Amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza. Mumbabarire twari twaraburanye, nari maze igihe nari kwiyumva neza, ndabanza niyitaho. Ikindi isura yari yarabaye mbi kubera makeup. Comment narazibonye, mwarakoze, abantu benshi mwarambwiye ngo ntago bimbereye, ni ngo mukomeze. Mu by'ukuri kwari ukugerageza nyine ngo ndebe ukuntu mfite makeup nabansa, ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu nkunda cyangwa ngo nibyo bintu ngiye kuzajya nkora nyine ngo nyisige buri munsi, hoya buriya byari ubwa mbere n'ubwa nyuma. Rero nagiye gukoresha runo ruhu mubona hano, rwari rwabaye nabi kubera makeup. Hari ahantu nari nagiye nka hano gutya nshishuka, nari nabaye nabi pe, n'uduheri twiyongereye kuruta utwo nari mfite. Rero ibi bintu nagiye gukoresha by'abasirimu n'abasirimukazi ngo byitwa soin de visage. Rero tugendane murebe ukuntu bagiye kunyitaho. Hano hari umukobwa mwiza ugiye kunyitaho. Kubimenyera ndabona ari akazi, kumva agasura kari gushya. Mana yanjye, gusa nubwo wenda bitaragera kure, ndi gukeka biri bube byiza kurushaho. Ansero kambaze nkubaza,
umva hari akantu maze iminsi nibaza, mumbabarire mumbwire namwe nimba ariko mubizi cyangwa uko mubyumva muze kumbwira muri comment. Ariko mbere na mbere ndashimira ni ukuri buri muntu wese uri ahangaha kubera njyewe, ni ukuri munyereka urukundo rutangaje kandi nanjye ndabakunda nubwo ntabasha guhura namwe ariko ndabakunda. Hari abantu bafashe nimero yanjye banyandikira, hari abandi kandi kuri comment ndagerageza nkazisoma, ziba ari nyinshi pe ariko ndagerageza. Umva mbabwire kubera iki umuntu wese iyo umuntu agiye kumutumira ukamubwira nyine mfite ubukwe cyangwa ukamuhamagara nko kuri phone ukamubwira ndashaka guhura nawe nkagutumira nkaguha invitation, kuki ahita yumva ko ikintu cya mbere ari amafaranga? Ubu uyu nguyu nawe arajanya ko amafaranga kazi nshaka ukuntu mukweba. Hari umumeri no muri famiye nagiye gutumira, sindi buvuga izina rye, twajyaga duhura pe kenshi gashoboka. Njya nyine njya kumureba ndavuga uyu mama muzi kuva kera, ni umuntu ukomeye muri famiye nubwo ibyo dupfana ari ibya kure. Njyayo singezeyo nsanga iwabo barahavuguruye, nyine ndahayoberwa mbere. Nyuma ariko mbaza umuntu nabonye mu muhanda ndamubwira kwa mama runaka ni hehe ko mbona hahindutse, nayobewe aho ariho kugira ngo ajye mu rugo rw'abandi. Arahanyereka ndakomanga ku bw'amahirwe ni nawe waje kunyingurira. Ariko mwabana umwe ubumeri yankoreye akantu mva isoni ziranyishe. Ndamusuhuza ndamubwira nyine ansuhuza abonaga ansuhuza neza, ndamubwira nje kugutumira mfite ubukwe. Namaze kuvuga ngo mfite ubukwe arebaga kandi mfite mu ntoki ahita atajya kundeba nabi. Haciye n'akanya arambwira ngo harya witwa nde, ngo uri umwana wande se? Mbamubwiye amazina ya mama wanjye, njyaho ndavuga arambwira ngo naganyibuka. Naramwitegereje ndavuga uyu mubyeyi ari kumva ikinzanye kuko ari amafaranga cyangwa ntabwo ashobora kumva ko nishimiye ibintu byiza bigiye kumbaho ko nawe nabimusangiza akazaba hari. Ndavuga mana okay, ni umuntu mukuru ntabwo wajya ngo umubwire ngo habaye iki se kuri kunyirengagiza. Hoya naracecetse mpita nsubira ruguru. Icyo gihe nari ndi kumwe na Mutabazi amaye lift ku bw'amahirwe ntabwo twageranye aho ngaho. Navuyeyo numva agahinda kanyishe ndi kuvuga ibazi yabibona akabona ukuntu nashyushye napayutse nagiye gutumira umuntu utanzi unyihakanye. Mumbaye mumbwire niba namwe mufite abantu wenda mwagiye mutumira mubabwira ko mufite nk'ubukwe ukahita ubona kukuvugisha arabiretse, ntabwo ashaka ikintu mbega nta kintu na kimwe ashaka kibahuza. Mumbaye mumbwire umva reka nta nubwo nigeze nsubira niwe. N'ubu ngubu unambajije ngo nihe nahibageza ku bushake sinshobora. Reka da nyine ubwo yaranyibagiwe yaba ubukwe bwanjye ntiyabutashye kandi invitation yarayifashe. Nuko rero yambereye umubyeyi mubi ni ukuri, yanyiritse agasura katari keza kandi iyo yijijisha byibura nkahava wenda ntazanaze kuko sinari kuzasubirayo ngo njye gufata intwererano. Gusa cyakora ndashimira abafana banjye, inshuti, buri muntu wese wagize ikintu akora mu bukwe bwanjye, bibe imirimo, bibe abantu bantwerereye, umva buri umuntu wansengeye, umuntu wansabiye ni ukuri mwarakoze. Nzirikana iyo neza mwangiriye, nanjye hari abandi iyo Imana yanshoboje nyigirira ni ukuri kuko mba mbona nagiriwe urukundo n'impuhwe nyinshi. Hari abantu banyoherezaga nk'igihumbi, 200, 500, 50 ingahe, 100, 200, 100. Ni ukuri ko Imana mwanyeretse urukundo rutangaje, ndabashimira. Ni ukuri tujye tugira umutima wo gushyigikirana, nyine dufashe bagenzi bacu. Nshobora kuba mfite ubukwe ukamfasha, undi ashobora kuba yarwaje umuntu we cyangwa we ku giti cye tukamufasha. Nyine byinshi cyane, byinshi bigiye bitandukanye. Nibutsa n'abantu babyaye ni ukuri manga
mudufashe munyandikire duhure tuganire, tuganirize abantu, nanjye muganirize, njye abanjye baracyari batoya, 14 bazaba bujuje amezi 3. Urumva rero nkeneye nukuri abantu banganiriza bakambwira ati ubu bigiye kugenda gutya gutya gutya, sibyo? Ni ukuri tujye tugira umutima wo gufashanya. Ikindi kintu rero, umuntu uri ahangaha wanze umuntu we, wataye umushuti we kubera ubukwe, ni ukuri ko Imana uzamusaba imbabazi, uzamusaba imbabazi. Nta mpamvu yuko erega hari igihe umuntu aba agutumiye kubera ko wowe wagukeneye, kuko nakubona ari hariya ari bwishime akavuga ya nshuti yanjye twiganye yaje kunshyigikira. Ni ukuri tukangabanye rero ikintu cyitwa kuvuga, dukomeze ibintu byatuzanye. None se kano kantu uri gukoresha kamaze iki? Kano kamashini gafasha gusohora imyanda mu ruhu, cyangwa se urabona tuno tuntu tw'umweru tujya tuza nko mu duheri tw'imyanda nyine, umuntu akanda tukavamo, nako kabasha kudusohoramo imbere, kakaba gafasha no kugira ngo tuno duheri cyangwa utwarereje duhite twuma vuba vuba nyine mu buryo bwihuse, twume dushireho, kagatuma nyine na skin iba nziza. Urakoze. Kuno nyine nguma nkoreshaho kano kamashini, mba ndi kudukuramo imbere, mba ndi kudusohoramo, bituma dukira vuba. Urakoze, urakoze kudusobanurira.
none se aka kantu uri kunsiga kitwa gute? aya ni amazi asukura uruhu cyangwa se yitwa skin toner, agufasha nayo gusohora ya myanda yose yari yasohotse ikaza hanze. Ni nko guhanagura nyine cyangwa se cleanser. Okay. Ariko man, iki kibazo ntabwo ashobora kugisubiza. Ni uko ariho ari gukora. Si uko ariho uri gukorara? Siho da. Ya akenshi nyine impamvu usanga imyanda myinshi iri mu maso ni kubera ama makeup cyangwa se amavuta twisiga ya buri munsi. Umuntu ntafate time yo guha nyine uruhu ngo ruhumeke, wenda ukarabe gusa wiryamire kugira ngo uruhu rubashe guhumeka. Niyo mpamvu usanga harimo imyanda myinshi. Impamvu umuntu aba akeneye skin toner kugira ngo abashe gusukura uruhu rwe. Okay. Urakoze rata kudusobanurira. Ako se kitwa gute? Iyi ni masike ikozwe muri avoka, igufasha kurinda uruhu gusaza, igatuma nyine n'agahu kaba soft, nyine kaba koroshye. Okay. Abantu babyumva ubuhe no kuba umukecuru. Minkanyari. Yes, come. Ari ubwa mbere umuntu arahangayika. Ndi kumva guhumeka atari ibyanjye. Okay. Karakonje. Karakonje kandi kari guhumura neza. Ngaho. Yewe ahubwo ndi kumva ameze nk'umuntu uri mu isafuriya. Ndi kubona amabara. Sinzire. Kari nyine ndarebye. Amakara nayabonye. Umutuku, ubururu. Okay. Aya ntabwo ndi kureba nasinziriye. Karinda uruhu gusaza, nako kari nka anti-age, nko ku bantu bagira uruhu rw'amavuta menshi cyangwa amagrese, gatuma amavuta ajya ku murongo. Nyine ukagira skin iri normal, itayaga kandi itanakanyaraye, kagatuma n'uruhu rwiyuburura.
ngo ni vitamine. Yego, ino ni vitamine E ifasha gukuraho utu duheri, ikongera n'ubudahangarwa bw'uruhu, ngo like nyine nko kuba nta bintu byaza nyine wenda biheri, ayo malaje cyangwa izindi ndwara z'uruhu zitandukanye. Cyakora ndumva ari umumaro mu wundi. Nabaye akabebe. Ni uko bitera ibitotsi gusa. Ibyo ni iki noneho? Aka ni agapudure kitwa anti akine, nako kumisha ibiheri, amalaje, kagafasha n'abantu bagira oily skin nko gushyira uruhu rwabo ku murongo. Oya, kandi ari anti akine nyine ni agapudure karinda ibiheri. Kuri ibi bintu ndumva mbikunze. Nzagaruka, ahubwo si inshuro imwe, buri nabaye umukiriya w'imena. Asante. Kuri mwakoze kunkurikira, mukomeze munankurikire, mushyigikire, dushyigikirane. Si byarangije ari? Mukomeze mushyigikire, dushyigikirane. Murabona ko agasura kanjye gapfuye kumera neza. Nzakomeza kuzajya nza umunsi utu tuntu twashizeho burundu, nzababwira namwe muzahagere. Ariko niyo bibankoreye ni byiza, ndabishimiye, wakoze kunyitaho. Yego. Bye.